Mureke twubahe Imana dusenge mbere yo kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo ni ryo rikuru, ijambo ryayo ni ryo ritugize, ijambo ryayo ni ryo ridukomeza, ijambo ryayo ni ryo ritwubaka, ijambo ryayo ni ryo rituma tubaho hatabayeho kuyiragiza, kuko niyo byose, ibyo twakora byose byaba ari ubusa. Data wera wo mu ijuru rero, Imana ikomeye, wowe nyir'ibihe wabigennye uko bigomba gukurikirana, ndetse natwe udushyira kuri iyo si kugira ngo tugengwe nawe, kandi utubwira ko ibyo bihe uko wabidushyize imbere kugira ngo tujye tukuyoboka, kandi tumenye ko ari wowe ubiduha kugira ngo tubiyobore. Turagushimye rero muri uyu mwanya nk'uyu nguyu duhaye bwo kugira ngo tugire icyo tuvuga tugihawe nawe. Ugumye utugomerere rero imigomero umwanya nk'uyu nguyu, ntabwo ari twe twicaye hano, ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya rero, nk'uko wohereje umwana wawe Yesu Kristo akaza kutwereka inzira tugomba kugenderamo, niyo mpamvu uyu mwanya dufashe aka gahe tugushimira yuko ukaduhaye. Ubane natwe rero dutangira, kandi uze kudusoreza, ni kubw'ubushake bwawe, ntaba ari twe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data rero, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ijambo ryanjye, ntabwo ari ijambo natumwe n'undi muntu, ntabwo ari ijambo mvanye mu miryango aho mvuka, ahubwo ni ijambo riturutse mu kanwa k'Imana, ni ijambo rya nyir'ijambo. Yenda tutarajya mu cyanditswe, ijambo ry'Imana muri Yohana igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa mbere kugeza kwa gatatu, aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana, ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Niyo mpamvu rero n'uyu mwanya, muri uyu mugoroba, iyo duhagaze turi kuvuga, tuba turi kuvuga ibya nyir'ijambo, kuko mu byaremwe byose natwe turimo. Uyu mwanya rero turawishimiye, uyu mwanya ni umunezero, kuko twawuhawe. Uyu mwanya rero niyo mpamvu twari turi kuvuga ko atari twe, ahubwo nyir'ijambo niwe wagennye uburyo rigomba gutambuka. Impamvu tubisaba, impamvu nuko atari ibyacu, nuko hari uwatubwiye ngo ijambo ryanjye rizoruruka rigere kuri buri muntu wese. Niyo mpamvu uko umunsi uje nuko bwije, twebwe abamaze kwakira nyir'ijambo, tuba twifuza kugira ngo aduhe ibyo tugomba kuvuga, tuba twifuza kugira ngo abe hafi yacu, tuba twifuza kugira ngo agendane natwe, tuba twifuza kugira ngo
mu byo dukora byose aba ari we ubanyambere muri twebwe. Niyo mpamvu rero muri aka kanya ari ijwi ryanjye, ari ururimi rwanjye, ari akanwa kanjye, ari amaso yanjye, ari ikiri kuri njye cyose, nicyo wampamagariye gukora. Ankoresha uko ashaka, akanjyana aho ashaka, akankoresha ibyo ashaka. Ibyo nibyo nahisemo, kuko ari we wampisemo. Nta wundi wampisemo rero, ni umwami Yesu Kristo. Arangije anyereka inzira ngomba kugenderamo, arangije anyereka uko ngomba kwitwara. Uwo ni we Yesu. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kureba amagambo ajya atubwira, yayavuze kera ariko na n'uyu munsi wa none aracyayavuga, na n'ubu aracyabitsindagira, na n'ubu aracyavuga ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Ayo niyo magambo tugiye kuganira uko ari atatu uyu munsi. Mbese ni kuki Yesu yavuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo? Hari impamvu. Buriya natwe iyo turebye ibidukikije hirya no hino, tugira uko tubibona, cyane cyane nkatwe abahamagariwe gukora no kuvuga ibya Data. Tugiye rero kureba ayo magambo ari mu gice mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 14, umurongo waho wa mbere kugera ku murongo waho kumurgira ku murongo wa 14. Hari amagambo agira ati: ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Ngo kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabayo. Ngo kandi aho njya inzira murayizi. Tom aramubwira ati: Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramusubiza ati: ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwamenyaga, niba mwamenye, muba mwaramenye na Data. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi, kandi mwamurebye. Filipo aramubwira ati: Databuja, twereke Data wa twese, biraba bihagije. Yesu aramusubiza ati: nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Ni iki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri Data, na Data akaba ari muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri njye.
ariko nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Nuko ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data, kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data rero bakundwa, bene data dusangiye Data ari we watwoherereje umuvandimwe wacu ari we Yesu Kristo, akaza kutwitangira, akaza kutwereka inzira. Ndagira ngo mbibutse yuko uyu mwanya wa none aha ngaha ibi aba bagabo bashidikanyijeho ntabwo koko bari bazi Yesu. Iyo baza kumusobanukirwa uwo ari we, ntabwo baba baramubajije aya magambo. Ariko byabaye byiza kugira ngo hahite iki kiganiro, Yesu aza kuvuga aya magambo. Yari azi mu mitima yabo, yari azi yuko bataramumenya, yari azi ko n'Imana batarayimenya, kugira ngo abashe kuba yabibwira by'ukuri, kuko yari amaze igihe agendana nabo. Ariko uyu mugabo bita Toma ati inzira twayibwirwa n'iki? Uyu mugabo bita Filipo ati Data twamubwirwa n'iki? Uyu munsi wa none iki kibazo kirahari hano kuri iyi si, kirahari mu mpande zidukikije, kirahari haruguru no hiye, kirahari hirya no hino, hepfo no haruguru, kirahari mu ngo zitandukanye zidukikije. Iki kibazo abantu baragifite. Uzumva birirwa batubaza ngo uwo Yesu muvuga ari hehe? Iyo Mana muvuga iri hehe? Ariko ijambo ry'Imana rimbwira neza cyane ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri. Imana yohereje Yesu kugira ngo aze kutwereka Imana iyo ari yo. Iyo tubonye Yesu tuba tubonye Imana. N'uyu munsi wa none Yesu yagiye kujya mu ijuru, yavuze ko atazadusiga twenyine, atubwira ko azadusigira umufasha ari wo Mwuka Wera. Hari umuntu uherutse kumbaza ngo mbese ngo nta kindi ugira uvuga? Naramubwiye ngo nintavuga Yesu uragira ngo mvuge ngo iki? Niyo mpamvu rero abantu ntago basobanukiwe, ariko nta kindi Yesu yatubwiriye ngo aradutoranije adushyira hano kuri iyi si. Yagira ngo tujye kumwamamaza, niyamamara n'Imana yamamare. Ntago ari ukugira ngo tujye kwamamaza imiryango yacu, nta nubwo ari ukugira ngo tujye kwamamaza inshuti zacu, nta nubwo ari no kujya kwamamaza ibyo dutunze, nta nubwo ari no kujya kwamamaza ibyo abantu bakora hano kuri iyi si, kwari ukugira ngo twamamaze Imana. Nta kindi rero tugomba kuvuga, nta n'ikindi tugomba gukora. Niyo mpamvu nawe Yesu akigera hano kuri iyi si nta wundi yamamaje,
yamamaje Imana, ntiyigeze yiyamamaza, ariko uko yamamaza Imana nayo niko yamwamamazaga, niko yamushyiraga mu mwanya akwiriye kubamo. Ibyo yakoraga byose yabikoraga mu izina ry'Imana, kandi nta ngo uyu munsi niba ushaka kumenya Yesu, niba ushaka kumenya Imana, ni mu byanditswe niho uri busobanukirwe, kandi si ukubisoma gusa, ahubwo ni no gusenga kugira ngo Umwuka Wera aze akwigishe, kuko niwe muyobozi wanjye, niwe muyobozi wawe. Umwuka Wera araza akaba ari we uhindura imibereho yawe. Uyu mwanya birahagije rero kuba wagira ubushake, ukagira inzara n'inyota byo gushaka kumenya, nk'uko uyu mugabo, hari igihe twaba nk'uko uyu mugabo Toma yashatse kumenya iyo nzira iyo ari yo. Iyi nzira rero nta kundi tuyimenya, ni Yesu ugendera muri iyo nzira, kandi iyo nzira yari tubwiye ngo ni inzira y'ukuri n'ubugingo. Ni ukugendera mu nzira y'ukuri, mu nzira yo kuva mu bibi, mu nzira yo kuvugisha ukuri, mu nzira yo kutabeshya, mu nzira yo kutaryarya, mu nzira yo kutagira umujinya, mu nzira yo kutagira ikindi. Ni ukuvuga ngo hari abantu babonaga Yesu bakamubarira mu bindi, bakamubarira mu bandi, ariko we ubwe yarivugiye ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Hari ibyari bimukikije abantu bamuboneragamo, nta handi rero tubonera Imana, tuyibonera muri Yesu Kristo. Na n'uyu munsi wa none hari inyigisho twigisha zitari iz'ukuri, zitatujyana mu bugingo. Hari inyigisho zitatwereka inzira ya Yesu, kandi Yesu niwe wenyine, nta wundi muntu hano kuri iyi si wagize icyo avuga, wagize icyo akora gitandukanye n'icy'abandi usibye Yesu wenyine. Birahagije rero uyu munsi kuba twafata umwanya wo kugira inzara n'inyota yo gusobanukirwa Yesu uwo ari we, no gusobanukirwa aha tujyana ahariho. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana haranditswe ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abizeye Yesu bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo wageze rero kwa Yesu uba ufite ubugingo buhoraho, uba uri ku Mana. Iyo uri kwa Yesu, uri mu nzira ya Yesu, uba uri umunyakuri, uba uri mu nzira y'ukuri. Niyo mpamvu uyu mugoroba rero nifuriza buri muntu wese gufata umwanya
akitekerezaho, gufata umwanya akareba inzira zindi yajyaga anyuramo. Hari inzira hirya no hino twavuga, inzira tujya dukunda. Hari abantu benshi usanga babishyira mu ntuza, mu migaryo, ariko hari inzira nyinshi zituganisha mu bitari byiza, zitari zo kwa Yesu. Mu Galatiya igice cya 5 umurongo wa 19 n'uwa 20 n'uwa 21 havuga imirimo ya kamere. Ikibanza ni ubusambanyi, igikurikiyeho ni ibiteye isoni, igikurikiyeho ikindi cya 3 ni iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, kwangana n'ibindi. Hari ibintu byinshi aho ngaho byanditse aho ngaho mu Galatiya igice cya 5 umurongo wa 19. Uwo nguwo ntabwo aba ari mu nzira ya Yesu, ahubwo aba ari mu nzira z'ibibi bitandukanye nuko Yesu amushaka. Ikibabaje muri iyi minsi rero nuko bikorwa natwe abavuga ngo twakiriye Yesu, ariko bigaragara ko bitaragufashije kwakira Yesu. Ariko nakwifuriza uyu munsi wa none kugira ngo bivemo, ni ukumenya inzira ya Yesu, ni ukumenya ukuri kwa Yesu, ni ukumenya ubugingo Yesu atanga. Iyo wegereye Yesu, ni ukuvuga ako kanya uba uhinduriwe, uba uri icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Niyo mpamvu uyu munsi rero nifuriza buri muntu wese, ningingira buri muntu wese, nyobewe n'Umwuka Wera, niwumva iri jambo, niwumva uyu muburo, ureke kugendera mu nzira Yesu atakuyoboyemo, ahubwo wemere kugendera mu nzira Yesu agushakamo. Ijambo ry'Imana rirambwiye mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9 n'uwa 10 ngo niwatuza akanwa kawe ukizera mu mutima wawe ko Yesu ari umwami, Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Ngo kuko umutima ari we umuntu yizeza, akanwa akaba ariyo yatuza, agakizwa. Nta handi dukirizwa rero, dukirizwa muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu aba bagabo bagize amatsiko yo kugira ngo bamenye Yesu by'ukuri, bamenye Imana by'ukuri, bamenye inzira bakwiye guca mu by'ukuri. Nawe ndakwifuriza rero kugira ngo umenye, nanjye mbyiyifuriza kugira ngo nkomeze kumenya aho iyi nzira inganisha, ariko namaze kuhasobanukirwa. Muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 herekana inzira. Igice cya 7 umurongo wa 13 n'uwa 14 herekana inzira, herekana irembo rifunganye, hakerekana n'irembo rigari. Iryo rembo rifunganye rero abarinyuramo nabiyemeje kugendera muri iyo nzira. Iryo rembo rigari abarinyuramo nabiyemeje gutera umugongo inzira Yesu atuyoboramo. Ndakwifuriza mwene data rero muri mugoroba, ndakwifuriza mwene data muri aka kanya guhindukira ukamenya inzira y'ukuri. Nta yindi nzira y'ukuri, nta yindi nzira yo gukirizwamo, ni inzira Yesu atuyoboramo. Inzira yanyuzemo niyo ashaka ko natwe tunyuramo. Ndashoje rero, ayo ni amagambo ari mu ijambo ry'Imana narayimpawe kugira ngo mbashe kubagezaho. Nabigishaga nanjye ndi kwiyigisha,
kugira ngo dusangire uyu mwanya tubonye, tugumye tube mu nzira ikwiriye, mu nzira y'ukuri, mu nzira itugeza mu bugingo. nkaba nabwira mwene data, wowe uri kunyumva, wowe uri kumbona kuri iyi kamera, wowe twicaranye, nkakubaza ngo mbese wigeze ugira inzara n'inyota? Wigeze ugira ubushake bwo kuba wabaza Yesu ngo kwinto iyi nzira ntayisobanukiwe, wayinsobanura neza nkayimenya? Umwanya wari uyu rero wo kuba wakwegera Yesu inzira y'ukuri itari kujyana mu bidafite umumaro, ahubwo ari kujyana kuzabaho iteka ryose. Tugiye gusenga, ariko niba hari ufite icyo cyifuzo twafatanya gusenga. Niba wumvaga hari iyindi nzira wari wiciraga, garukiraho, ahubwo uzamura akaboko tugire ikintu tuvuga, ari ngewe ari nawe. Ubundi uvuga uti Mwami Yesu, nari narayobye, sinatekerezaga inzira unyoboramo, ariko nsanze izindi nzira ntacyo zamarira, ahubwo inzira yawe y'ukuri, inzira ijyana mu bugingo, inzira izanjyana ikangeza aho ngomba kugera kandi nkabaho imyaka yose, namaze kuyimenya n'inzira yawe Yesu, niyo unyoboramo. Ndakwemereye rero unyakire muri aka kanya, njye ngo unyagendere mu nzira yawe. Ngiye gusenga. Data wera wo mu ijuru, Data ushobora byose, Data wowe watwoherereje Yesu Kristo akaza kutwereka inzira y'ukuri n'ubugingo, turagushimye. Tugushimye ko ibihe byose wabiteguye kandi ukabigenda nuko bizajya bigenda bikurikirana. Iyi minsi dusohoyemo ni iminsi yo kuyoboza inzira, yo kuyoboza aho tugomba kunyura, yo kuyoboza ukuri, yo kuyoboza aho tugomba kugana. Nta handi rero dusanze inzira ari y'ukuri n'ubugingo, ni inzira ya Yesu Kristo atuyoboramo. Ijambo ryambwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Ni ukuvuga ngo niwe ufite urufunguzo Yesu, ni wowe kiraro twomokeraho, ni wowe rutindo tugenderaho. Warabitwemereye rero, niyo mpamvu tukwiragije muri aka kanya kose uduhaye. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kubwo kugira neza kwawe, tugushimira kubwo watwiyeretse. Ijambo ryawe ambwira ngo iyo ukubonye ababonye Data. Niyo mpamvu rero Mwami tunezerewe muri aka kanya. Turagushimye rero kuba bamaze kuzamura akaboko, bakongera kwatura kugira ngo bereke inzira y'ukuri n'ubugingo. Bane natwe rero muri aka kanya, ndetse n'ikindi gihe watugeneye cyo kubaho kwacu. Turabigushimiye, tubisabye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.